Haleluya bene data, Imana ishimwe. Ndashima Imana muri iki gitondo k'ikindinze, ndashima Imana ko inkunda ikanyitaho. Si uko mba nabikoze neza cyangwa nakiranutse nk'uko Imana ibishaka, ahubwo ni imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo. Yesu ndagushimye, ndaguhimbaje ko wanyitangiye ku musaraba i Golgotha. Ndashima Imana yo yohereje Yesu, kuko Yesu niwe wadupfiriye ibicumuro byacu, ukamwohereza akemera guca bugufi ari uw'agaciro. Ni ukuri njye sinari kubishobora, ariko Yesu akamfira ibyaha, akamanuka, akitanga. Ndagushimye Yesu ko umwenda wahera watanyutsemo kabiri kugira ngo nanjye umunyabyaha mbashe kukubona, mbashe kukuganiriza, mbashe kugeza ibyifuzo byanjye kuri wowe. Warakoze, ushimwe. Ndi hano ndakomeje urugendo. Satani uramuzi, ntaba yicaye, ahoraga ibitero mu buryo butandukanye, ariko Yesu nzi neza yuko wamunesheje, nzi neza ko n'urufunguzo rw'ikuzimu warumwatse. Yesu niyo mpamvu ntafite ubwoba muri uru rugendo, ahubwo ni ukuri ndakwiringiye, kandi uzamfashe, uzanshoboze. Sinzacika intege, ahubwo nzakomeze kurushaho no kuryoherwa n'ijambo ryawe. Yesu ndaguhamagaye ngo unyiteho, unganirize, umbwire, unganirize ku manywa na nijoro, unganirize buri munota na buri saha. Reka nongere mfata akanya ko kugira ngo nkomeze nsome ijambo ryawe. Rero ntabwo nabasha gusoma ntari kumwe nawe, unshoboze. Ni ukuri unganirize, umbwire uko ngenda nsoma bari kugenda unyigisha, ndusheho kukumenya no gusobanukirwa ibyawe. Navuga byinshi ariko wowe umpe ibyo ubona nkwiriye. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turakomeje dusoma, tugiye gusoma Yohana Umubatiza yigisha abatiza. Ni muri Matayo ibice 3. Turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 17. Uwiteka adufashe, reka dusome. Ngicyo gihe Yohani Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohani uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya ahari ababatiza mu ruzi rwa Yorodani, bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwa bana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Tugeze ku gice cya 8. Nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye, ntimukibwire muti, dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa, kijugunywe mu muriro. Njyeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibikwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro.
intara ye iri mu kuboko kwe kandi azezya imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama azawucanisha umuriro utazima. Imana ishimwe. Ariko dukomeze dusome kubatizwa kwa Yesu. Tugeze ku gice cya 13. Icyo gihe Yesu ava i Galileya ajya kuri Yorodani, asanga Yohani ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari njye wari ukwiye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Nawe yari yabaye umuntu yagombaga kubatizwa. Imana ishimwe. Dukomeze. Aherako aremera. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi ry'urangurura mu ijuru riti, nguwo umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Imana ishimwe. Iki gice Yohani abatiza uko abanyabyaha baje bamusanga ngo ababatize, akababaza ati, mwabibwiwe nande? Niko nawe uyu munsi nagushishikariza ko wava mu byo urimo, ukava mu byaha, ukegera Yesu. Wamara kwegera Yesu, Yesu akagusobanura, nawe ukabatizwa, ukabikora nk'uko Yesu Kristo nawe yabikoze, akemera kujya mu mazi menshi. Nubwo Yohani we yari yamutinye, ariko Yesu yaramubwiye ati, emera ubikore kugira ngo nsoze gukiranuka kose. Ntekereza ko misheni yamuvanye mu ijuru nyine ari ukwigira umuntu yagombaga guca mu nzira zose nk'iz'umuntu acamo. Imana ishimwe. Rero dukomeze dufatanya gusoma. Uwiteka abahe umugisha. Nicyo nabifuriza. Amen.